Yafungiwe ku kirwa imyaka 27, aba umunyamategeko, umunyapolitike icyarimwe n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Yamaganye ivangura rya apartheid ryakorerwaga abirabura bagenzi be mu gihugu cye. Yabaye perezida wa Afurika y'Epfo, yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ndetse yashyizwe mu ntwari zigwa mu mashuri yo hirya no hino muri Afurika. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Rolihlahla Mandela. Ise yitwaga Gadla Henry Fakanyiswa, mama we akitwa Nosekeni Fanny Mandela. Izina ry'umuryango wabo cyangwa se clan bari Abamadiba, niyo mpamvu wajyaga wumva bavuga Nelson Madiba Mandela. Ariko izina Nelson akaba yaririhawe n'umwarimu wamwigishaga mu by'amategeko. Ibigwi bye ni byinshi, hari ibyo tuzi ndetse hari n'ibyo tutazi. Ariko se na yahe masomo dushobora gukura mu mateka y'uyu mugabo Nelson Mandela? Ikiganiro ni amasomo mu mateka. Iyi ni The Go Media. Wumva amazina ni Ismael Niyogusengwa. Shirima kanaryo ni iryanjye. Isomo rya mbere: menya icyo ushaka ugiharanire aho kwakira icyo udashaka wagenewe. Nelson Madiba Mandela ubwo yari asoje amashuri yisumbuye yanze umukobwa iwabo bamushyingiraga. Avuga yeruye nta guca ku ruhande ko uwo mukobwa ari mubi. Nyamara ntiyanabasabye kumuhitiramo undi mwiza kuko n'ubundi yari yamaze guhamanya n'umutima we ko agomba kwigira i Johannesburg kwiga amategeko. Binyuze mu bushake yari afite bwo kwiga amategeko ndetse agatera intambwe ya mbere akaza Johannesburg, byamuhesheje amahirwe yo guhura n'umunyapolitike Walter Sisulu wari ufite ishyaka ANC, kandi akaba yari akeneye amaraso mashya y'urubyiruko rw'icyo gihe mu ishyaka rye. Iryo shyaka ANC ryarwanyaga akarengane kakorerwaga abirabura bikozwe n'abazungu b'icyo gihe. Mandela yabwiye Walter Sisulu ko ashaka kwiga amategeko. Ibyo byashimishije Walter Sisulu kuko yumvaga ko n'ubundi amategeko ahuye cyane na politike. Birashoboka ko Mandela atarazi ko azafungwa imyaka 27 ku kirwa, kandi biranashoboka ko atarazi ko azaba perezida. Walter Sisulu yahise ashakira Mandela ahantu ho gukorera mu rugaga rw'abunganizi mu mategeko, ari nako yiga amategeko. Ubwo Mandela abagiye kwiga amategeko gutyo. Isomo rya kabiri: mu rugendo rw'inzozi zawe baho nkaho ntacyo ufite cyo guhomba ndetse ntacyo utinya uretse Imana. Mbere na mbere Mandela ajya kuva mu muryango we ntiyari yitaye ku by'icyubahiro cy'umuryango agiye kuba yatakaza, ahubwo we yarebaga ku rugendo rugana ku nzozi ze, ari byo kwiga amategeko. Mandela asoje kwiga yabonye diplome, arangije ajya muri leta gusaba urupapuro rumwemerera gukorera mu ishyirahamwe ry'abavoka nk'umukozi. Gusa urupapuro babanjije kurumwima, bamusaba yuko yabanza agatandukana na Walter Sisulu kugira ngo bamuhe urupapuro. Nelson Mandela mu kubikiza yarabyemeye, ahubwo bamaze kurumuha yatangiye kwigaragaza nk'umunyapolitike byeruye. Icyo gihe muri Afurika y'Epfo abirabura babaga bategetswe kuba bafite urupapuro rw'inzira mu gihe bashaka gutembera igihugu. Nyuma y'uko Mandela atorewe kuba umukoranabushake mu buyobozi bw'iryo shyaka ANC, yahise aca urwo rupapuro ruzwi nka laissez-passer. Ati nta byangombwa byose ibyo ari byo byose nkeneye byo kugendana ngo nuko ndi gutembera igihugu cyanjye. Kandi birumvikana nk'umuntu wari umaze kugera mu buyobozi bw'ishyaka, n'abayoboke b'iryo shyaka bose bahise baca ibyo mpapuro. Nelson Mandela ntacyo guhomba yari afite ndetse nta bwoba yagiraga. Nk'uwari umuyobozi w'urubyiruko mu ishyaka ANC, Mandela yigeze gufata ijambo avuga ko azaba perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo zunze ubumwe. Ibyo byarakaje bamwe mu bayobozi bari bakuru mu ishyaka ndetse banibaza niba Mandela yabivuze yabanje gutekereza. Bati ni gute gasore gato nka kariya kaza kakavuga yuko ariko kazabanza kuyobora kandi twebwe bakuru duhari. Iyi myitwarire ya Mandela yo kuvuga ikintu ukabyumva ndetse nta muntu yiguraho, ahubwo kukabona ko kimukomeza mu ntambwe z'urugendo rwe, ni kimwe mu byamugejeje ku ntsinzi ndetse akaba yitwa intwari na n'ubu. Isomo rya gatatu: mu rugendo rw'inzozi zawe ntukabure icyizere kandi ntuzamanike amaboko byoroshye. Igihe Mandela yafatwaga agakatirwa gufungwa igihe cye cyose asigaje ku isi, ntiyigeze agaragaza gucika intege. Yewe n'uwari umugore we Winnie Mandela ntiyigeze acika intege cyangwa ngo ave ku bintu, ahubwo yatangiye kuba ijwi rya Mandela muri rubanda. Bumve ko Mandela yigeze guhitishwamo kuguma muri gereza imyaka ye yose y'ubuzima asigaje ku isi,
cyangwa se akaba yareka ibikorwa bya politike akagenda akibera umuntu usanzwe, ariko ibyo Mandela yarabyanze. Ubwo yabisabwaga na perezida wari uri icyo gihe, Mandela yarasubije ati perezida we ubwe ni ukwiye kuva ku bikorwa by'akavuyo ndetse akanareka politike ye y'ivangura iri mu butegetsi bwe. Ibyo byose yabivugaga atirengagije ko we na bagenzi be bafunganywe ku kirwa cya Robinson Island baba bari gukorerwa iyicarubozo ndetse n'imirimo y'agahato, batunda amabuye ndetse banayasa. Ntabwo yari yirengagije yuko umugore we Winnie Mandela ndetse n'abana be 2 b'abakobwa batari bagitekanye kuko batari bari kumwe nawe. Nta nubwo yari yirengagije yuko ishyaka ANC yaba ubwe ndetse n'abayobozi bandi bari bafatanyije kuriyobora byari bigiye kuzima, bikaba byakibagirana, ndetse we na bagenzi be bafunganye ku kirwa bakaba bazapfa bapfiriye muri gereza. Ibyo byose byaburijwemo imbere y'ubushake bw'umuhamagaro we wo gushaka impinduka mu gihugu cye cya South Africa. Leta ya Afurika y'Epfo yari yarumiwe barabuze icyo bakorera aba bagabo kugira ngo bave kwizima. Isomo rya 4: ntuzigere na rimwe ukontororwa n'amarangamutima, jya ukoresha ubwenge. Abanzi ba Mandela mu kumuca intege bifashishije ikinyamakuru cyandika ko Winnie Mandela yaba yarinjiwe n'umugabo witwa Brian Somana. Abacungagereza bakoze uko bashoboye kose ngo ikinyamakuru kigere kuri Mandela ndetse agisome. Baraje bagita hafi n'akumba yari afungiyemo. Birumvikana Mandela yaragisomye, ariko mu kumara kugisoma yarakibasubije, arababwira ati nagisanze hafi y'aho mfungiye kandi ntibyemewe. Atuje cyane nkaho nta cyabaye. Mandela wari uzwiho gufuha cyane, uyu mutego yarawutarutse ndetse avugira umugore we avuga ko bamubeshyera. Binyuze mu gukontorora amarangamutima ye, ahangaha yari akubise abanzi be inshuro ndetse bimyiza imoso. Ntiyari yarigeze agaragaza gutuza nk'uku nguku na mbere hose ubwo yashotorwaga. Isomo rya 5: iga kwicisha bugufi aho biri ngombwa, kuko ntibizabura kukuzanira ingaruka nziza mu buzima. Ku nshuro ya mbere ubwo Mandela yemererwaga guhura na perezida wari uriho icyo gihe, ntiyigeze agaragaza ibimenyetso ibyo ari byo byose by'uburakari ku isura ye, haba kuri perezida hamwe na guverinoma ahagarariye, nko kuba barafataga n'ababirabura bakabakandamiza ndetse bakanafunga buri muntu wese uvuga ukuri ku byerekeye iyo politike ya apartheid, bahereye kuri Mandela ndetse na ba Walter Sisulu. Ibyo ntiyabishyize imbere cyane kuko n'ubundi kubyijujutira ntacyo byari butange. Gusa igitangaje, Mandela we yahisemo kutivugira, ahubwo asabira Walter Sisulu ndetse n'abandi bari bafunganywe nawe kuba bafungurwa. Ibyo byakoze ku mutima perezida kubona Mandela ahitamo kuvugira abandi we akisigaza. Gusa nanone bijyanye n'uko ingamba za politike zari zigomba guhinduka kubera igitutu cy'amahanga cyari gitangiye kujya kuri South Africa, byarangiye perezida ndetse na guverinoma ye bahisemo kurekura abo bagabo. Aho ngaho Mandela yari amaze gutsinda icy'umutwe nk'umunyapolitike. Isomo rya 6: menya ko kwihorera kwiza kwa mbere kandi kuryoha ari ukubaho neza kurusha uko wakitura inabi uwayikugiriye. Nyuma y'imyaka 25, igihe Mandela yari amaze gufungurwa ndetse nyuma akaza gutorerwa kuba perezida wa Afurika y'Epfo, byarashobokaga ko yakadukira ba bazungu babakandamizaga we na leta ye, ndetse bakaba banabasubiza mu bihugu by'inkomoko zabo, ariko ntibabikoze. Yashyize demokarasi imbere ndetse ashyira imbere urukundo rw'abanyagihugu. Yubatse leta ishyira abantu bose ku rwego rumwe, kugeza no kuri babandi bamufunze imyaka 25. Ngayo rero amateka akaba n'amasomo ku buzima bwa Nelson Madiba Mandela. Ndagushimiye wowe tubashije kugerana kuri uyu munota ugikurikiranye Dego Media. Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Jye wumvaga amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirima Kanaryo ni iryanjye.